Ndaduriye. Wageze? Ngera uri he? Oje kakunsebya, wagira kakunsebya. Mana cyazo warahindutse. Wakubaye iki? Shaba ndeka nkubwire. Njye ibintu ntabwo mbikunda. Ntabwo bambwiye ngo nze mana urambabaje ndababaye n'undi munsi nukuri kwima umva ugumye wagiye nge n'undi munsi nuzanye no kumamagara. Burambwira ngo uri mu rugo. Nibyo washakaga kunyereka se warumamagariye. Ntabwo wafunguye ngiremo. Baby what is? Ese nibyo wamamagariye. Cyakuza ngo muri abatindi muri abana ba. Cyakuza urame mu cyenge nawe birangira ntabwo nakomezanya nawe wamugome. Ndonitaye. What? Let me get it. Oh. Shaking a block. Patitula. Adina titula. Kopa bana. Barengera ikata sarya abana ari banje mani. Bitwa wambonye Akana no baduhaye vibe. Umva rero mani, mubwire ku gahunda zimeze z'uyu munsi. Harya hari ahantu ushaka kujya? Inde. Oh. Ndagiye ni mugoroba. Yes. Basket. Gukina basket. Ariko ngo kuri basket ngusigaye ari mbuye. Guko usigaye nabaye umukinnyi. Asubundi. Ahubwo bino byandaza kujya kubikura. Ibyara babihuje mu bikureho. Ase nashero urabonayo. Reka. Ntabwo. Numubonye. Buri munsi ko nyagusanga umeze gutyo uvugana na. N'abafite banje. Oya sheri nimubona nkamukwereka. It's okay. Umva rero mubwire. Urumva wamusheri wanje nkora nkubwira buri munsi. Yamamagaye. Arenda kuza. Unamuteremo akajisho unyuzemo. Mbwire niba zamujyana mu rugo akabikora. Gonde. Oya sheri. Wabushe. Zigara tinyuse saba kwabwara. Cyana. Asate banzu mbiri kunsa rero. Umuzungu kuruhu. Nimbere ariko n'umuzungu. Umusheri. Wowe ikintu nkubwiye we nasa nagera aho ngaho. Wowe umwakira mushakira ko kuba iki nanjye fasta. Ubusubiyuza kubambwika se tuba twiteguye twanamutekeye. Oya ntacyo mani uraza kuriramo akantu ko kunywa n'iki nta birenze. Coboke. Ndatekereje umusheri wa. Patikula. Bravo. Muzite. Mezeni. Ni karibu. Cyane hayi karibu. Wapi? Aba hase bari. Turahari. Nasuru waha. Kuva ryasera. Kuva kera ko nakoze. Naye nugambye mubone. Okay. Ngiye hano ni kwa sheri. Hanyuma wowe. Nanjye hano ni kwa sheri. Shora wese ninde ko nzi ko hano aba umuhungu. Ubu uje kureba nanjye ni wenyine. Cyane ndi kwibaza ndi kubona amasura mashyashya. Nyine ntabwo nkuzwe. Nanjye ubuvuzi n'ubwabizire. Cyangwa ukaba wayobye. Sure. Ahubwo njye nunguwe njye mfite urufunguzo. Funguye gate, fungura na mbona harangaye. Mbona ucanye. Nyine ngira ubwoba tsenge. Nikangamo ati kabaye. Njye rero mba hano. Nyine okay, uri sister we cyangwa
ibyo se bisobanura wahumye cyane buri ibyo se bisobanura iki bisanzwe nanjye se umugore wo muri uru rugo nguki uziko se nakubashye ko umuntu ugiye kurira umugore wo muri uru rugo ntabwo narizwa n'amagambo mbese byasorera abagore we kuri kubimbaza kuri rubimbaza ntabwo ureba murasekeje gusa katurebeho ubwoba ndebe iki se njye si iki turi mu myiteguro twenda kuzabana ubu nta n'ubwoba kubaha n'abantu usanze kandi uri kumbaza nkagusubiza ahubwo ndi kwibaza ikibazo urwaho mbazire mu gihugu ibihe se nkubajije ariko uri indaya ye yego ndaya we nyine uri indaya kuko njye mpura hano icyo ni mbese kuki atakumbwiye ese kuki atambwiye ko yashatse ubwo simbizi impamvu atari aho kuri kunyinisha sibyo ndi kugukina inka mvura umukobwa w'inkomereka mani tubasiriya mani mbwira ari he ko twavuganye mbwira ko ari hano mufitanye gahunda njye sinzi ibyo mupanga umuvugisha cyangwa usohoka ugenda ujye kumuhamagara siko numva ufite umushiha wasanze wapi iwanyu nyine ako ntabwo ari iwawe so hano njye ni iwanjye rero ni iwacu ni iwanjye ni njye nkayoboye mu gihe adahari rero ni njyewe nyiri urugo hano mfasha nugure umujinya wanjye ntuzamuke nakubashye umuntu abaza ahantu hatari iwabo bagatangira kuntera amagambo neza andi magambo yose ufite kumbwira kamuhamagare muhamagara ndarumiwe ibaza ashatse umugore nkawe ushaka kwishima ishyano so wowe wahora navamo umugore nize iyo wowe atari we sheri ibaza ahubwo ni sheri we kandi ushoretiye si we nese bakora umukozi wa hano yazanye njyewe umukozi yego ubu uri kunde ukabona asa n'abakozi cyangwa uri indaya yatahanye umukobwa ntunteze sitani kano kanya ubu urandebye ukabona ndi indaya ukambuka nta kuntu wahaguruka wikaraga utari indaya uzi ko biriya bintu ukoze wikaraga nyine like bimeze nkawo nyine uri kunyimurikaho kugira ngo nkwiye ndikaraga iwacu ndikaraga iwanjye uyu sheri hano ntabwo ari mu kazi wayobye ahubwo se ntabwo yakwishyuye ngo mwishyurire ntabwo numva birakariye nyine ntabwo yakwishyuye ko mbona watinze gutaha nyine ibyo bintu uri kunyereka ni iby'indaya sheri ntabwo ari byiza uri umugore wa nyawe ntabwo wakabaye wikaraga ahubwo wakabaye ufite ikinyabupfura gihambaye ahubwo wo kambaza neza ahubwo mwana shaka uriya muhungu asigaye aciriritse mwana yiteza abantu nkamwe ubu yagukwiye ku muhanda yakuraranye kunenzi ko Sebastian ni umuroko si ibyo bintu biba bitinyutse cyangwa wamugize wamwinjiriye nanamugura ariko si wumva indaya ariko zimera mwana cyangwa ntabwo ari bunkire ntabwo ubukobwa nkahura nabwo ariko hari akaye noneho njyewe ngiye kumuhamagara yesu menya nakewe ni dayimoni mu nzu ariko uje usanga niturije uza kuri bwe se kuvuga ubundi utaruhuka umukobwa nkawe ushyanuka ntuza neza ngo ese ko utifitiye n'icyizere inde mani se ahubwo utifitiye icyizere reka nkugire inama rero umukobwa mwiza reka nkugire inama uracyari mutoya n'umwana ibyo uburaya buvemo ngahamagara uwo uzabagabo bawe rero wahamagara cyaza ujye ugira disipurine wubahe n'abashyitsi ubundi wakanyakiriye ugatuza urigaragaza nyine abanyanganira n'utwana hamwe kamamagara umva n'undi munsi ntangegera muhamagara cyangwa yesu kugira umuntu cyangwa gifatanije abantu mbabuze icyo ntiyigeze nambwira ko hari n'umuntu mva ukuntu ari n'umusazi ubundi wowe ujya guha imfunguzo mpande uza unyinjirana hano mpande nyine umva ko yamaye imfunguzo wese arizo ufite ahubwo yakagombye kuba yakwishyura agataha
Alo. Bebe uri he? wageze Ngera he? Uri he? Wagiye kunsebya, wagiye ureka kunsebya. Mana icyazo warahindutse. wakubaye iki Shara ndeka nkubwire. Njye ibintu ntabwo mbikunda. Ntabwo bambwiye ngo nze mana urambabaje ndababaye n'undi munsi nukuri kwimana umva ugumiye wagiye njye n'undi munsi nuzanye no kumamagara. Burambwira ngo uri mu rugo nibyo washakaga kunyereka se warumamagariye. ntabwo wafunguye ngo ugere mu nzu Nafunguye banguka dore aribyo nanakuzaniye ngwino rero. bitangiye vuba ariko rero ndumva nta matsiko wabaye Banguka mbabariye ibindi byose namenye wageze ngo ufite surprise. ndazi Ngo baby n'undi munsi. Uri kunsetsa pe. Mwumvisha avuga ngo iki? Nyine avuze ngo iki? Ko mbona Yesu. Nyine avuze ngo iki? Nyine wumvisha avuga ngo Umuntu ugiye kujya ngo baby. Wigeze wumva avuga ngo we mukobwa. Avuze ngo iki? Avuze ngo iki? Bebe wakasa. Cyaze reka nje mbwira ko uri muransetsa ndimo nakora nkakuburira agatebo umushyiramo. Niba ufunze biyihe tuza aze ureke kunsakuriza njye nkunda kuvugana n'ubu mbice namwe. Sorry. ni sawa ni meza. Sima muri kwigira ibiki? Nsoze. Hehe. Nsoze. Ibi ni byamamagariye. Nibyamagariye kuza kwigaragaza mwihobereshwanya. Ntabwo mwararanye, ntabwo muri kumwe. Muri kumwe bisemeze ibiki? Nsoze. Njyewe nze kugusuza wowe. Naruka pe. Naruka. Nyine ibi ni byambwira ngo nze hano kukureba. Nibyo yarumamagariye. Iki ni igiki? Iki ni igiki wobereye? Mbese kansuhuza. Naraje batega amaboko nta n'isoni rega nawe urahobereye uragwatira nta n'isoni ufite. Nyine ururimi rwa rukumbuzi. Simbona se warashatse. Nasi kufata bado jiwe. Uri warusuza. Mva ndakwiyamye n'undi munsi kuva uyu munsi unyibagirwe. Usibe nimero yanjye. Ngira ngo ndo abasore bameze gutya. Kai mvaho. Mvaho. Ibi ni byamagariye. Nari sone nawe urazitega amaboko nari ikibazo ufite rega. Njye igiki? Iyi ni indaya yawe nsobanurira. Wowe wifashe urampamagara. Ndeba. Urampamagara njyewe. Uza kunyereka ino beach yawe. Sabungu mana uri igicucu wowe mu mutwe wawe. Uri igicucu. Nyine nekereza gute? Kabiri. Okay, tekereza. Njye ntekereza kabiri uri kuzamura amaboko waje wasetse wasamye regana n'isoni ufite. Sawa. Nyine ibi nibyo nyerekaga. Ibi nibyo uri kunyereka. Umva mubwireje. Mane ndakwanze wowe. Ubuzima bwanjye bwose hamana n'inda yawe. Mbese urumvaho n'undi munsi. Asumba mubwire. Mbabarira. Kamubwire ibya nyuma nta kibazo nushaka kugenda. Sibyo se? Kamubwire ibya nyuma. Umva aho yahagarara kubwira. Kamubwire ibya nyuma nushaka kugenda. This is my sister. Uyu ni sister. Yitakumye bwira ese tubona babona ko namukinishaga reba hano banzu urebe. Urabona yari imetanya yayo nari nayihindurije. Nese kutarara bimbwiye. Nabyirwa n'ikizo kandi none se gose kuvuga ngo uri kunkina ariko ndaza kuvuga ngo tuzabana nzabana n'umuntu udashaka kuza ngo abanze yanarize n'umuntu yigaragaza asu nta n'isura nta n'ubwo ureba mu kwanya n'agasura uzi nabona ko dusa
nanjye ndagenda gushutsa impeta ntabwo musana ahubwo murimo murankina filime nakubeshyaga sheri ino do nakameta she's my gashaje sister ye aho uyu muntu usaka ubonye ko yambwiye ngo narashakanye uri umugabo we ndashaka ko so ari kunye ku rugo rwa ndashaka ko tujya kumusobanurira ndashaka kohereza sibyo okay n'ubundi wavuze ko usezeye nanjye ntabwo nabana n'umuntu tubaha famille ubwo nyine urasebye urigaragaje gutukana gutyo urantutse wagize iki gese ndi umusazi wagafashe umukobwa twararanye nkamuzana nzi yuko uri buze sinakabaye namusezereye yagiye se sister no uza mugahobera na mugasi tudahoberana uzi ibintu yambwiye tumaze igihe tutabona nyine uzi ibintu nagiye mugerageze ndebe umuntu ugiye kwana na musaza wanjye kunameze njye n'ubundi nta kintu naba mvugana n'umuntu wawe ndatuje ngo ndebe yuko wanacururuka ariko ndabona rwose wapi izo ni drama bro ikomereza ngumana n'imbeshu yawe iyi sister nagari ntabwo urabona so yarinde banzureba ntabwo mbyitayeho iyi si imbeshu yawe reba hano madame angine okay sawa urasebye sugura nkunda agukunda ndagukunda ibintu kunyereka by'ubura n'uyu mukobwa wahoze karumbwira wadate ngo mukobwa arizo abigiye kuza kugusura ngo mwakire neza kumenye uyu wambiraga umurasharantu nose ubundi uricaye uri kwicara mu ntebe zo kwanjye ko wigaragaje umugome akeje uyu mwangiye kwiriza ngewe mbabubwiye seje uyu niwe shiri wambwiraga ukanshyushya nawe rero ukangurumanisha kumba ari uyu muntu uri kumbwira unukagura gutya ngo uri umukozi wo mu rugo twari yambonyemo umukozi wo mu rugo mbanze mbitekerezeho neza bino bintu by'ibintu bibaye ukuntu mpamagaye njyewe uzi ko nje mvuga se ni ikihe kibazo kibaye kumva ikintu nuko usanze sita wanjye aha ngaha ukamubonamo umukobwa ukamubonamo ngo ni umukobwa naba nazanye cyangwa ari undi ngucitingaho mbese ndi ikigo gishobora gufata umukobwa nazanye cyangwa undi muntu ngucitingaho nkamuzana nkamushyira aha ngaha kandi nzi neza ko uri buze nzi ko tutamenye ubwenge ko nabikubwiye se ubundi waragiye ko wari wambwiye ngo araguma mu rugo waragiye nose urabona ukuntu nambaye ikabutura nambaye t-shirt nari ndi hano hafi hari umuntu nanjye yigeze abona se bebe wane sibyo bintu se bebe wane wemvaho nawe uyu mukora ubundi wowe njye nawe turaziranye reba no baracyari nise uyu nguyu ari kumbaza iki njyewe tuyo gukundana yarahari nyine uyarambaza mu mwanya ntekereze kuri wowe n'uyu nguyu mbatekerezeho na sister ntabwo yoroshye umva reka dore ubu uri ukuntu yananganye nuko yanangiye ijyana umuceri wawe mu byityo ngande ufite uyu ni sister wawe ntabwo sister yakakitinga gutya ntabwo bibaho wapfa ahubwo mbwiza ukuri ntabwo muvuga mbwiza ukuri ntabwo bikunda amaso nta nubwo aguha ntabwo amape buri muvukana agakitwa arakuriye ariko aragufuhira uzi amagambo yambwiye ese nkabura niba witwaye gutya wumva yabwira iki mu rugo kumukazana ngo ushaka kubazanira iyo ntabwo ari sister wawe ubuse yababwira yuko urugo rwanjye ruzajya rutahwa n'abantu hari abashyitsi nawe ese nyine wagushakira cyangwa iyo wishakira ariko urugo rutagenda uzi ukuntu bameze nka ese twigeze tubana ngo urebe ukuntu umeze bebe no ufite amakosa se kuki umeze gutya wowe nyine iyo utambwiye ko uri kumwe na sister wawe si ubwo ari mwawe aho reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko hano wasanze kamaro nyine reka nkubaze ikibazo oya reka nanjye nkubaze si wowe wigira umwere sibyo oya uje kundeba mu rugo ugasanga like nka musaza wanjye wowe wakifata gutya nagutegereza ukaza ukakubaza ku muntu basanze okay wowe waba ufite aho utegerereza nyine abanyinjira arazamukana umukobwa ntabwo ari sister wawe uburyo waje ukagera hano ugahita atangira kugutuka njyewe naje mubwira neza mwicare umubaza ahubwo ari kwa kundi ntabwo yanyishimiye ntabwo anyeneye se bebe watuje bebe wajya nyizera ariko se ukangwereka ikintu gusa ikintu
mbanze nitekerezeho mbanze nshyire ubwenge ku kintu utekerezeho kuri uyu sisita nawe ntabwo bikunda Eh? baby ntabwo bikunda ndetse ubu wamamagara iki hano ubundi baby se wanyumvishe byose ibyo bintu ese wamamagaye ntabwo uhamagaye ariko ntabwo mva hano umuntu rwose nahamagaye ntabwo ari wowe nahamagaye umuntu utekereza umuntu uzi ko tubanye neza ntabwo nahamagaye ntabwo njyewe iyi karagiteri yawe ntabwo ndayizi ese mbonye uko murara reba ukuntu winjiye ese nimba mwari muri kumwe nimba wari ugiye hafi ni gute muje akaguhobera kuriya mugasomana rega nta n'isoni ntabwo dusomane uriya ni umwana ahubwo sinzi n'ibindi mwari kubikora nta n'isoni ese ubwo ntabwo mwubaha n'abantu uriya ni umwana wibera hanze we yamenyereye imico y'abazungu niyo mpamvu ubonye biriya byose ababikora ariko nta bindi bintu utarahambwe ko ufite sisita uba hanze ahubwo ko ngiye kukumenya we kubera ibyo wampishe bebe ntabwo nabyemera makanya ntabyo kugwa akanya se wabaye ndagusiga hano rero ngusigane ujya he noneho muze bebe no ndagusiga aha ngaha noneho muze kurwana bebe banza unyumve ntabwo nse wamamagaye hano naguhamagaye ariko ntabwo nahamagaye umuntu ufite imico nk'iyo yawe njyewe imico yanjye ntabwo yizi ni uko usanzwe ubona byantunguye ni mushiki wawe niba nihabara niba ari n'ibiki ntabwo mbizi niwe wantangiye gusa reseni tubisoze gute rero tubisoze asa bebe mani wacu ngaho tubisoze gute nyine bebe manza wumve nyine tubisoze gute nyine mba wumvira reka tubisoze gute mba nyine wumvira nyine umuntu arakora basore nukuri nyine ntabwo nitwaye neza ariko gusa nawe niwe wanzamukanye kandi ni inzira yo gutara amagambo nawe pe noneho rero kagoreka sibyo reka uba utashye nganire nawe ku ruhande rwe nawe ibyawe nabyumvishije bebe mudu ya nese wamamagariraga iki nibigi wamamagara ngo udusura ariko hajemo ikibazo kugusura ni ubundi sembwira kuri kumwe na sisita cyangwa jya unyereke esha bebe waretse kunkora ibyo bintu ngaho ndebe kagoreka no sitori kamusabye nese wanyumvishije amasi mbabarira mbere bebe wambabariye nese njye wabiteye niwe wabiteye maze ibintu byose niyo byabereye okay nese ariko bebe reba ubwo se ari mwayibaza se byo aya niba woroshye ibintu wowe niba woroshye ibintu ngusabye ikintu kinini ngusabye ko makanya k'umunsi umwe nawe mbanze muganirize nawe mubwire uko agomba kujya yitwara nawe ngomba gushaka undi mwanya nareba ukuntu ibintu bimeze nawe tukaganira akomereza aka kanya kuko ubundi umva ntabwo nahagarara hagati yanyu muri babiri ntabwo nabona icyo kuvuga buri muntu ndashaka kuganira nawe ku giti se wigeze umunda nawe nawe ukunda se nkaba naguhamagara ese kuki utanyizera igihe tumaranye imyaka tumaranye none reka nkwereke ibintu musabye ngiye twanyumvishije ese kuki uri kunyirukana nk'aho nafite yo kuba okay ngaho guma ngaho ntabwo ari wowe umagaye hano aha ngaho guma ese kuki ushaka kunyirukana ngaho guma ngaho rero byerekana ese wabyirengagije n'ubundi naje man twabivuganye niwigeze umbwira byose urangije sawa rero buraho so baby warese ese ibi nibyo wamamagariye cyakoze abahungu muri abatindi muri abana babi cyakoze urambe mu kirenge nawe birangira ntabwo nakomezanya nawe wamugome ndanitaye